kuri hano se shande kandi muri ambutiyaje ko numvise se bambwira ngo byaje gucamo bimeze gute ibiki se we na Migi rwaragurukanye nyine gira amagambo babimbwiye se barabeshya reka none ubu nicara uryamye neza none se uzi nyangwa n'iki naje kumenya nyine ko we na Migi byaje gucamo sha waretse Migi yarananiye kandi nayo narakubwiye ngo uze twikundane urabyanga none rero nyuma y'ibizi uraje reka mureke nigendere uzaba umbwira nyuma y'ibi sawa akomana urahuranye na Keve koko cyangwa mbese matare na Migi ko byagenda kose Migi nzamutsindira ariko tukiriho fone bayakuranganye cyane bashaka kubisoma baba we ariko bavuye yaranguye umeze ute biragenda kagari cyane nagiraga nimero zawe se hari zari warampaye rero ntekereza ukuntu hari hameze Bugesera shayi Bugesera biragenda nyine gake gake abona Nyamata bari bakwitayeho ni ibisanzwe subiza ko ari ibisanzwe koko akajya ngo ari gushaka kumwe shabyo rero nabona umuntu awanyesheje umutwe gute wasica kumugira ibyo wabwira ngo mugire inama wowe urambwira icyo ndamugiraho inama nyine kumva urabizi ko nyine nakunda ariko n'umuna wawe yansajije ngo ukundane iki namwinjiza no bwati ari ukwisabira urukundo ari wowe uzaka gusaba urukundo kiyorere yewe naravuze ni iyo ntabwo byakora mbese mutendeke byibura basi mukundi ya nabyo nawakoze umukozi jya ukunda umuntu umwe nyege ndibuganira aranyumva se ko ameze uziko nameze mana yanjye umve ngo na mama yakuyeho uriya mwana nyine twabuze ukuntu twamufata ahubwo niba ageze kuri urwo rwego noneho shaka ibibazo birakomeye nari mvuye mu kazi twakubona na Kigali shaka na karisa ndasubirayo mu kandi mubona ntabwo uzi ko se abakiriya baza bitangiye kwira mu gake gake rero ntabwo se njyewe wandage njya aho nakoraga rero kararangiye ubu ngubu nyine mbe ngo nsigaye nirwa nicaye mu rugo mpamvu nyine njye ubuse ashobora n'akazi kazi yewe se so nashobora akazi akazi kake kose kose njye nagakora bitewe n'ubushake mba njye n'ibice muzagura akantu apura mwana rwose ndaza kumwicaza nyine ngerageze ibaze njyewe nawe twirwana mu kazi bitwaye iki
ukumva boss twamuteza imbere bitewe n'ibyo turi inshuti. Sha oya ariko icyambere ni ugukora uzi irungu riri hariya. Ese uba ufite irungu n'abandi baba bariyo baba basinze se baje no kuganira n'abandi basinze baba baje no kuganira n'abandi bantu reka abaje nyine ubona ko ari smart baba baje kuganira n'abandi bantu. Ese kuki utajyayo mu mugani wowe ntabwo uri umuntu cyangwa wowe nyine ntabwo bakwizera nyine cyangwa wowe ntabwo yumva njyewe ntabwo mbashe ndi mu biganiro byabo. Ese ubu nazanye n'umukobwa numva nanjye urugoze rwanjye tuganira ntabwo byashoboka. Njyewe ntamenya gukomeza se warurindiye neza shana naje nyine kwifatira akayaga kugira ngo imare stress zibari bajya mu nanjye reka ngende rero kumva tubona ugasanga n'uburyo imigani myinshi shana ikibazo ni uko tugiye kujya tuvugana ntabwo se nyine nimero zanjye nazo tuzi harya n'izawe zari zirimo ntabwo yego nizo ngizo shaka kuriya ko zene zajya muvugisha ariko uriya mwana ndamugira inama wenda yazagera kumva buriya na mama ndamubwira ashyira hake sawa nta kibazo ugenda amahoro uriya mwana aradusebya mana yanjye ngeze najya kwisabira urugo Karambizi bimeze bite shaka kweli? ese ashimwe cyane Ndahimbaga. meze neza Meze neza. ambo ngeze amahirwe ndahagusanze hari ibintu nendaga kuganiraho ntarasubira mu kazi. N'amahoro se? Ni amahoro ntabwo ngenzwa n'ibindi mu by'ukuri nyine nari mfite gahunda yo kuza kubasura sinzi niba mwamuhari gusa nyine hagati aho hari umukobwa nabonye wari waje gukora iwawe ukuvuga ngo nyine yari yambwiye ngo nzaze kubasura ubwo sinzi uzafite akanya se Shaka kuvugana na wa mukozi wanjye sira mushyashya. ni ukuganira numvishe ameze nk'ahaturuka muri karitsiye z'iwacu kugira ngo tugendane tuziranye. Kandi ubwo nushaka kukabarangura mwana. Reka twebwe mu gisirikare ibyo ngibyo barabiduhanira cyane cyane dore yuko tugomba kugendera kuri discipline. Kandi afite ikibazo kuzakabomora ubwo tuzaza ryari? Sinzi numvaga mu byo kuwa kane sinzi niba ufite akanya hagati ho kuwa kane no kuwa gatatu. Kuwa kane nzajya mu kazi kandi mu kazi ntabwo nzi igihe nzaviramo nshobora no kukararamo no kuwa gatanu bakazindukiramo. Ese kuwa kane ntabwo uzaba uhari? Ntabwo nzaba nzaba nagiye mu kazi. None se birumvikana uzaba wanaraye? Nshobora kurara bitewe n'ukuntu mbona ningera ku kazi nkabona ukuntu gapanze nshobora kuzakararamo no kuwa gatanu bakabyukiramo nkaza kuwa gatanu nimugoroba. Weho ntacyo umunsi wenda nubona muri burare uzampamagara umbwira ati no munsi ntabwo ndi buboneke ndarara umenyeshe sinirirwe nza kuko nanjye sinzi nyine hari ibyo twendaga kuzajya kujyamo mu mahugurwa hari i Kanombe hari ibyo twendaga guhugurwamo. Sawa Karambizi reka nsubire mu kazi turi kumwe Narebe ugiye gakwege we turaza kuvugana kuri phone. Sawa narebe ishaka